nyakubahwa umushyitsi mukuru muri uyu mwanya reka dusabe uhagarariye abagiye mu kiruhuko cy'izabukuru Retired Assistant Commissioner of Police Sam Rumanzi atugezeho ijambo. Murakoze. Nyakubahwa Minisitiri w'umutekano mu gihugu, umuyobozi mukuru wa polisi y'u Rwanda IGP, abayobozi bakuru bungirije ba polisi Deputy IGPs, ba commissioners ba polisi y'u Rwanda, abagiye mu kiruhuko cy'izabukuru hamwe n'abafasha banyu, bagenzi bacu batubanjije kujya mu kiruhuko cy'izabukuru, ndabasuhuje mwiriwe. Nyakubahwa Minisitiri, mu izina rya bagenzi banjye tujyanye mu kiruhuko cy'izabukuru, uyu ni umunsi ukomeye ku mateka yacu. Twishimiye kandi dutewe ishema n'agaciro n'icyubahiro twahawe. Turashimira nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda, afande wacu Paul Kagame, wadushyize mu kiruhuko cy'izabukuru. Tuzahora tuzirikana ineza nyinshi n'amahirwe twahawe yo gutanga umusanzu mu kubaka igihugu cyacu. Igihe nk'iki twebwe abagiye mu kiruhuko cy'izabukuru twibuka byinshi mu mateka yacu, twibuka uruhererekane rw'ibihe bikomeye igihugu cyacu cyanyuzemo. Igihe tumaze mu kazi ni urugendo rurerure tugiyemo, twigiyemo byinshi bizaduherekeza na nyuma y'akazi. Tuzakomeza kurangwa n'indangagaciro mwadutoje. Mu buzima tugiyemo nyuma y'akazi, turabizeza ko tutazatatira igihango. Tuzakomeza kuzirikana amahirwe twahawe yo gutanga umusanzu mu kubaka igihugu, kandi tuzakomeza kuwutanga aho bizaba bikenewe hose. Mu izina ry'abagiye mu kiruhuko cy'izabukuru, turashimira cyane umuyobozi w'igihugu cyacu utahwemye kutuba hafi, kudufasha gusoza inshingano zacu. Abapolisi bose muri rusange n'abafatanyabikorwa batandukanye mu nshingano zitoroshye zo bakora zo kubumbatira umutekano w'igihugu cyacu. Dutahanye impamba, disipurine, ubunyamwuga, ubunyangamugayo za polisi y'u Rwanda, kandi twiyemeje ko tuzatatira iki gihango. Tuzakomeza kwitangira igihugu aho ariho hose hashoboka, kandi ubuyobozi bwacu bubona ko ari ngombwa. Murakoze. Nyakubahwa Minisitiri w'umutekano mu gihugu, ukaba n'umushyitsi mukuru muri uyu muhango, abayobozi bungirije ba polisi y'u Rwanda, commissioners and senior officers, bagenzi bacu bamaze igihe mu kiruhuko cy'izabukuru, namwe bagenzi bacu mugiye kukijyamo, mbifurije umugoroba mwiza. Ndashimira cyane nyakubahwa Minisitiri w'umutekano mu gihugu kuba yaje kwifatanya natwe muri uyu muhango wo gusezera no gushimira bagenzi bacu bagiye mu kiruhuko nyuma y'akazi gakomeye kandi keza bakoreye igihugu cyacu mu rwego rw'umutekano. Nk'uko mubizi mwese, tariki ya 2 Ukuboza muri uyu mwaka, abapolisi 65 bashyizwe mu kiruhuko cy'izabukuru ndetse n'abandi 15 basezerewe
ku mpamvu zindi zitandukanye. Turabashimira cyane mwese musoje neza inshingano zanyu. Mwakunze igihugu, muracyitangira kandi mukora mutizigama kugira ngo igihugu cyacu kigire umutekano n'amahoro birambye. Ibikorwa byiza mwakoze, urugero rwiza mwatanze n'indangagaciro zabaranze tuzakomeza kubizirikana. Turashimira imiryango yanyu yakomeje kubaba hafi muri uru rugendo kandi bakabafasha kuzuza neza no kunoza inshingano zanyu. Nubwo mugiye mu kiruhuko ntabwo murushye. Igihugu kiracyabakeneye mu nshingano zindi zitandukanye kandi tuzakomeza dufatanye nk'uko bisanzwe. Turashimira abakuru bacu bamaze igihe mu kiruhuko cy'izabukuru uburyo bakomeje gutanga umusanzu wo guteza imbere igihugu bakora imirimo itandukanye ndetse n'uburyo bakomeje kutuba hafi mu kazi kacu ka buri munsi. Rwanda National Police irabizeza ko izakomeza gukorana bya hafi namwe mwese mu rwego rwo kunoza akazi ndetse no kubungabunga imibereho myiza y'abahoze muri Rwanda National Police. Mu buzima mugiyemo muzakomeze murangwe n'ubupfura, mukunde igihugu ndetse mukomeze kwitanga nk'uko mwabigaragaje mu zindi nshingano zitandukanye mwakoze. Turabasaba kuzakomeza kuba imboni n'intangarugero aho muzaba muri hose. Turabashimiye kandi tubifurije ikiruhuko cyiza. Murakoze. Nasabaga nyakubahwa Minisitiri w'umutekano mu gihugu kwegera imbere kugira ngo dutange seritifika ndetse nitumara gutanga izo seritifika akomeze atugezeho ijambo rikuru ry'uyu munsi. Murakoze. Abakurikirwa na Nyakubahwa umuyobozi mukuru wa polisi y'u Rwanda, banyakubahwa abayobozi bakuru bungirije ba polisi y'u Rwanda, ba komiseri na ofisiye bakuru muri hano, ba polisi mwashyizwe mu kiruhuko cy'izabukuru n'ababaherekeje, abasanzwe mu kiruhuko cy'izabukuru mwaje kwifatanya na polisi y'u Rwanda muri uyu muhango, mwiriwe mwese. Ndagira ngo ntangire nshimira ubuyobozi bwa polisi y'u Rwanda bwantumiye muri uyu muhango wateguwe mu rwego rwo gushimira no gusezera ku bapolisi bashyizwe mu kiruhuko cy'izabukuru kandi nejejwe no kuba kumwe namwe muri uyu muhango. Mu izina rya nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda no mu izina ryanjye bwite ndashimira mwebwe mwese mwashyizwe mu kiruhuko cy'izabukuru umusanzu mwatanze mu kubaka igihugu gitekanye dufite uyu munsi. Uyu munsi u Rwanda ni igihugu gifite umutekano uhamye kandi wizewe. Ibi bituma abanyarwanda bitabira gahunda z'iterambere ry'igihugu, abashoramari baba abanyarwanda ndetse n'abanyamahanga bagashishikarira gushora imari yabo mu Rwanda muri gahunda zitandukanye, bityo ubukungu bw'igihugu cyacu n'imibereho myiza y'abanyarwanda bikazamuka.
mwebwe abagiye mu kiruhuko cy'izabukuru turabibashimira kuko namwe muri mu bagize uruhare muri urwo rugendo rwo kubaka umutekano uhamye w'igihugu cyacu. Mugiye mu buzima busanzwe rero abaturarwanda bakaba biteguye kubakira neza ndetse no gufatanya namwe mu bikorwa bya buri munsi. Twizeye tudashidikanya ko ubunararibonye, ubunyangamugayo, ubunyamwuga ndetse n'umurava bibaranga bizabafasha gukomeza kwesa imihigo. Kujya mu kiruhuko cy'izabukuru rero ntibivuze ko ibijyanye n'umutekano muciye uko biri nabyo, ahubwo icyo muhinduye naho muzatangira umusanzu wanyu. Umutekano muzakomeza kuwubungabunga aho mutuye, mufatanya n'abandi baturarwanda, inzego z'ubuyobozi, polisi y'igihugu ndetse n'izindi nzego z'umutekano kugira ngo dukomeze kuwubumbatira. Ubuyobozi bw'igihugu cyacu ndetse n'ubwa polisi y'igihugu buzakomeza kubaba hafi muri gahunda zose zigamije iterambere n'imibereho myiza yanyu n'imiryango yanyu. Muri uyu mwanya nanone ndashimira abasanzwe bari mu kiruhuko cy'izabukuru ko batagiye ngo bicare gusa, ahubwo bakomeje gukora ibikorwa biteza imbere imiryango yabo ndetse n'igihugu muri rusange. Mwe dusezeraho uyu munsi muzabegere nabo babasangize ku bunararibonye bwabo ndetse no kubamara impungenge ko aho mugiye atari habi. Mu gusoza iri jambo ndagira ngo nongere mbashimire kandi nshimire cyane n'imiryango yanyu yakomeje kubashyigikira no kuba hafi mu gihe cyose mwari mu kazi mudashobora kubonera umwanya uhagije nk'uko bikwiriye bitewe n'imiterere yako. Mugiye babakeneye rero musabwe kuziba icyuho cy'igihe kirekire mukabaha ibyishimo babatezeho. Murakoze, mugire amahoro.